Yesu ashimwe mwene data udukurikiranye. Imana ikugirire neza, Imana igufashe kandi kwiteho mu izina rya Yesu. Ni mwene so niyo yita Theobald. Tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana. Tubanje kubaha ikaze ku Mukiranutsi TV. Imana iguha amahoro, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami Imana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye muri iki gicamunsi. Reka kida costa brief kola imini hazo kibera umugisha umuntu wese ugiye kudukurikirana mu izina rya Yesu. Agira amahoro, agubwe neza. Lelima kosi alafo, jambo ryawe ribe rizima ku muntu udukurikirana, akire, abohoke, abone imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, mu gitabo cy'Abaefeso, Abaefeso ibice 5 ku murongo wa 14. Aranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Amen. Reka dusubiremo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Jambo riravuze, Paulo yandikira Abaefeso arababwira ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Amina. Ubundi gusinzira kurimo ibice byinshi. Hari usinzira yisinzirijwe, ariko hari n'usinzira atisinzirijwe. Rero Bibiri ni kasa alos. Bibiliya ivuze ku kintu cyitwa ibitotsi. Niba hari ikintu kigoye abantu muri iyi minsi ni ibitotsi, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nima azoba, ngo yewe usinziriye we kanguka. Iki ni igihe cyo gukanguka mwene data. Ni igihe cyo kugira ngo dukanguke, umwami Imana Kristo abonuka tumurikira. Imana ishimwe. Niba ukeneye kumurikirwa, biragusaba kukanguka ukava mu bitotsi. Ibitotsi byisha abantu ku rwego rw'uko wasengaga atagisenga, abasengaga ntibagisenga, abiyirizaga ntibakiyiriza. Imana idufashe. Abavugaga ubutumwa ntibakivuga ubutumwa bukwiriye, ahubwo basigaye bagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ravuze ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abonuka kumurikira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iki ni igihe mwene data cyo kugira ngo dukanguke. Iki ni igihe cyo kugira ngo ukanguke uve mu bitotsi. Hari ibitotsi by'ubupfu. Oh data shimwa. Ariko uwamaze kumurikirwa n'umucyo ntabagitegekwa kubwira ngo kanguka, kuko Kristo niwe udukangura. Mwuka w'Imana akuje aya masaha ari kukubwira ngo kanguka. Ese wasinziriye mu biki? Aho ni waba warasinziriye ugasinzira, kandi ugasinzira mu byaha, cyangwa se ugasinzirira mu burozi, ukaba usinziriye mu batiku, ukaba usinziriye mu magambo, ukaba usinziriye warahuze wibereye mu byawe, warahaga Imana umwanya, uyu munsi ukaba utakiyiha umwanya. Oh Rabi Kristo. Ariko la constance moredra, jambo riravuze ngo yewe usinziriye we kala siku warabi kanguka uzuke, depela azoma mwene data etita lasima yadre. Kinige cyo gukanguka. Mwami Imana arakubwira ngo kanguka, kuko iki gisige cyo gusinzira, kisige cyo kujya mu matiku, ikisige cyo gusinzira mu byaha, ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cy'imbaraga. Bibiri iravuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'imbaraga. Ni ubwami bwo kwezwa, kandi Bibiri iravuga ngo uwanduye umutima ntabwo azanyura muri iyo nzira, niko Yesaya yahanuye.
mwene data, uyu mwanya no gukanguka, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke. Mariko siarabontara worawea, mwami Imana abona ukakumurikira. Iki ni igihe cyo kumurikirwa. Ndabona umucyo w'Imana umanuka, ndabona umucyo w'Imana wururuka, abantu bagiye kumurikirwa. Ijambo ry'Imana ni rwo rumuri, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye ihinguranya amugi yombi. Ubyizera abona ukuboko kw'Imana. Niyo mpamvu Paul yaravuze, Imana ishimwe, yaravuze ngo twebwe ntitureba ngo kubifatika, ibifatika ni iby'igihe gito, ngo ahubwo turatumbira tukareba umwami Imana kubidafatika, kuko ibidafatika nibyo by'igihe kirekire. Imana ihimbazwe cyane. Amina, nyikiriza amena. Mwene data, baza umutima wawe, ni igiki kigusinzirije? Ni igiki kiguteye gusinzira? Ni igiki kiguteye ibitotsi? Ni igiki kiguteye kutarazo omeria? Kandi iyo umuntu asinziriye ntaba agikurikiza amategeko y'Imana. Iyo umuntu asinziriye ntaba agitekereza neza ngo yibuke ko hari umunsi azacirwa iteka, ngo yibuke ko hari umunsi w'urubanza. Mwene data, ndagira ngo nkwibutse ibyo urimo byose bizashyirwaho iherezo. Amagambo tuvuga ndagira ngo wibutse ngo azashyirwa mu rubanza. Nshuti mwene data, ibyo usinziriyemo bisohokemo. Mwami Imana yaje, kandi ikimuzanye ni ukugira ngo akumurikire. Nyikiriza ngo amena. Imana irashaka kukumurikira. Imana irashaka kugukura muri ibyo bitotsi. Mwami Imana irashaka kugukura muri izo ntambara zawe. Ariko mbere yuko yururuka ngazaremo igitangaza, manza ukanguke. Kristo ashaka kukanguka, Kristo ashaka kukumurikira. Nawe mbese baza umutima wawe ngo uriteguye. Beritala ozo breskatala oberia bonia. Shambara bazi ngo yewe usinziriye we kanguka. Oh Rabi, ubaza umutima wawe, ese ntiwasinziriye? Uko wasengaga niko uri gusenga, uko wabanaga n'Imana niko uyu munsi ubanye nayo. Imana idufashe. Uko wazamukaga imisozi, ese uyu munsi niko ukizamuka. Abantu benshi bagize inzitwazo ku murimo w'Imana, ariko iki ni igihe cyo gukanguka mwene data. Imana idufashe. Kisi igihe cy'ibitotsi, kindi igihe cyo gukanguka. Mwami Imana akakumurikira. Bibiliya iravuga ngo hari abazakangukira ubugingo, abandi bagakangukira gukorwa n'isoni. Ese uzakanguka, ukangukanye iki mwene data? Muri ibyo bitotsi byawe uraze de kontrabonestaya, wowe uzakangukana iki mwene data? Muri ibyo arimbye ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Amina. Mwene data, ni minyago ki ufite? Ni minyago ki uzaba ujyanye? Ariko ijambo riravuze ngo kanguka. Mwene data kanguka. Wowe unkurikiranye ku Mukiranutsi TV, ni igihe cyo gukanguka. Oriya basekota ukadezobra cordelanso, ukabona uko umwami Imana ari kubukumurikire. Nakumurikira izo ndwara zirakira, nakumurikira kanseri na diyabete birahunga, nakumurikira amarozi arahunga, amahembe arahunga, nakumurikira amadeni arishyurwa, nakumurikira gutotezwa birashira, kwangwa biravaho, nakumurikira. Mwami Imana nakumurikira, ibikurwanya bizaceceka. Nakumurikira, izo ntambara uzazisohokamo, indwara zizaceceka, indwara zizashira. Nakumurikira, urinjira mu yandi mavuta. Nakumurikira, urinjira mu zindi mbaraga. Haleluya. Hedi westa costa brovonesta soma. Mani himas ropeseta laso oba. Muntu ufashe icyemezo nayido brese voya, nagira ngo ubwire ngo umwami Imana yiteguye kuruka agakora igitangaza. Reka dusenga Imana.
ariko wibaze ngo usinziriye mu biki? Ni ibiki usinziriyemo? Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, gira neza uyu mwana wawe udukurikiranye ku Mukiranutsi TV. Mugirire neza, ndatura imbaraga zawe. Babarira abantu basinziriye, babarira abantu basinziriye. Ongera ukangura ubwoko bwawe. Oh haleluya. Ongera ukangura umwana wawe. Oh rita andestobre cordelanso. Mukangure Mwami Imana. Ongera ubohore ubugingo bw'usinziriye. Abasinziriye bakangure. Ongera wambike imbaraga ubwoko bwawe. Ndasengera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Bagire neza, ubafashe. Abasinzira ubakangure. Ongera ubaho ubugingo. Ongera urengera ubwoko bwawe. Ongera urengera abari mu madeni. Indwara ziceceke. Kanseri na diabete ndabyirukana. Indwara n'imikosha abadayimoni byose ndasezerera, ndamenagura, ndatwika, ndasenya imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. De costa crobo bebawa rekireteri de denango saedranto rekicubahiro cy'Imana kimanuke, reka imbaraga z'Imana zongere zigaruke, abuze imbaraga bazihabwe. Uyu muntu urwaye ndamusengeye akira gukira mu izina rya Yesu. Indwara zo mu nda, umutwe, amaguru, mugongo, impyiko, diabete, umutima, muremera ubuhamya busha. Mwambike imbaraga zawe, reka amavuta yawe amugaragareho. Ndamenagura umwuka wose, mbaraga z'abarozi, abadayimoni bose umenagure mu izina rya Yesu. Ongera ububake, bagire neza icyubahiro cyawe. Oh data wa twese, ongera ubagarukeho, barengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana guha umugisha, akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.